Afurika gahunda iracyakomeje. Bimeze bite bantu banje? Aya, iyi gahunda ni South Africa. Uko nsaza Afurika buri munsi, hari n'abantu mbona baba baraje gusarira muri Afurika. Reka dusubire inyuma gatonya turebe episode ya 7 byagenze gute. Bimeze gute? Hano twari turi. Metero Nzovu. Hano. Yarari. Kura ibibaraga. Metero Nzovu. Byose twarabibonye. Kagabo yarakazinze kuko amwereka kari master. Hey. Kagabo. Yari yakaziritse. Tururi. Metero Nzovu. Izi ni incamake. N'incamake z'ibyabaye muri episode ya 7. Ya, Metero Nzovu twasize bamukubise ibuye ry'umutwe. Yari yagambaniwe. Bimeze bite rero? Nakubwiye ngo ndacyari wa musobanuzi umucye utunganye ndetse ukomoka ku ntumwa gahunda South Africa. Mama we Kagabo byose n'incamake z'ibyabaye muri episode ivi muri episode ya 7. Ni gutya byagenze. Muri tayari South Africa. Hey. Katurore. Ya, nibwo yabwiye umupampa ati twimanukire. Nuko bimanukiye. Nuko bamanutse. Wa mupfumu yarabyumvishije. Metero Nzovu. Iyi ni episode ya 8. Dutangiye dute rero. Igwa Media in Association X Nation. Rock Entertainment ku isonga uwamenyemo amafara. Ni uwamenyemo amafara. Hey. Metero Nzovu. Hano twari turi. Katabirora twasize ashimutse nde Shitani yari yashimuswe. Ese baramushaka hiki? Nakubwiye ngo nuko dutangiye filime yacu. Bimeze bite rero? Mr X ni ukayobora akanakeditinga. Max Ryan abayagakameye. Max Ryan ndagutera peace musaza. Bose ni crew. N'abapampe. Katurori. Katabirora yamanukanye nde Shitani. Umugabo yikorera umugabo mugenzi ukagira ngo amudepoza hano. Uretse gato n'igihugu mugisha. Ngagiye guha igihugu mugisha. Mbega umupampe. Katabiro reka igihugu mugisha. Kagabo kariye kama igihugu mugisha. Mbega umuginga. Murana rinzike agiye muri gahunda yubaka igihugu. Gaw. Kumbe. Hano Kadafi na Rafati Kaboyi bari mu nzira bagenda babonye umurambo. Imirambo barayisaka koko. Nimba utari ubizi. Mani izo nkweto nizanjye. Katurori. Yeah. Abandi babandi gahunda bari bagiye kurya mu bukwe. Do. Avuye guhaga igihugu mugisha. Katabirora. Arababona. Bafite gahunda yo kurya mu bukwe. Niyo bari bagiyemo bahura n'umura. Do. Bitwaje n'agaseni. Katururu yarababona. Arababona. Baginga. Abandi bamwe barya mu bukwe tu. Fasha gutya wereke. Watch. Hey. Do. Kata. Birora. South Africa. Kumbe hafi aho babandi bamaze gukubita Metero Nzovu. Nuko bamanutse. Bimeze bite rero? Kirana kivaho. Parika gutya. Uyu mupampe ni umugambanyi. Bavayo. Ikivejuru kiba cyambaye mu cikopa mu bantu box. Bari mu nzira bagenda. Nako nino. Mwana vayo. Ba. Kata. Birora. Katabirora kayita nimurika dore ifoto. Dore kiryo. Kiki. Katabirora. Ni icyamamare. Sasa umupampe yararebye abona uyu mubosi ndi gukorera ugenda yambaye box aransebye. Abona umuzunguzayi. Bano ntibanasora. Yarakubiswe koko. Parikano. Do. Yari hano. Fata drip. Poro baramukubise. Sigari umuzunguzayi disi poro yarakubiswe koko. Cyamamare kita cyambaraga kabutura gifite n'uburyo kigendamo urakibona ariko gifite akiryo. Ubonye ubwibona ariko dore tuzi uretse ureba kiryo. Ureba kiryo. Ikivejuru nacyo baraki.
barambaye gahunda n'isa za Afurika. Noneho wakiva hejuru we, hano kuri iyi si waje, reka nkwereke ukuntu bahatuye. Arabanza aramwambika ibinambaye, babyita ngo iki se? Izo ni drip, icyo ni icyangwe. Gahunda hano ni ugusaza Afurika. Urebe saza Afurika, saza Afurika, dore n'ingendo saza Afurika. Kigeze hano arabanza amanuramo saza Afurika, saza Afurika, saza Afurika. Nanjye nsaza Afurika se, nanjye reka nsaza Afurika, batazagira ngo ndi umujangwe. Uyu wagusaza Afurika, uyu wagusaza Afurika yasariye muri Afurika. Urebe aho gusaza Afurika, dore ngarasarira muri Afurika. Yewe umujangweri w'ikivejuru. Ikivejuru kiki, dore imbere ariko uburyo Afurika bayisazamo. Urabona ubwi dore imbere uburyo ubwibone, dore umwana uburyo asazamo. Hakunino urabizi umusa, urabizi umusa urakubita ndabyemeye. Mvuze ngo iki, mvuze ngo iki musa. Katabirora nakubwiye ngo uyu mugabo ari gushaka abantu bafite imbaraga zidasanzwe bose. Ni ikigakorera cyamubatumye. Abafite imbaraga zose zidasanzwe bari kuri iyi si bimeze bite? Bahise bajya kurya mu bukwe. Kumbe kuri shitani hari uwaje apfura umusatsi wa shitani. Cyana we, yewega. Uriya mwana ni mumuzi nako uyu mwana yarahindukiye. Urebe katurori, tujye kwirira mu bukwe, twige kwirira mu bukwe musa. Uyu guhindukira yari yashimuse shitani, umwana mupfuye umusatsi. Mvuze ngo iki, mvuze ngo harya uyu mwana yitwa Karyuri. Gaki Gasikiri yabitse umusatsi wa shitani. Kubera iki Gasikiri atwaye umusatsi wa shitani? Kumbe hafu barakwerekana imodoka yaje. Iyi modoka igenda neza cyane nk'uko uzi imodoka iyo yanyweye amavuta ya mogasi, imodoka ibigenda neza cyane. Hari akamodoka kaparitse hano, iyo yabishaje yanyweye amavuta ya mogasi, iyi modoka iri kugenda urabibona ko yanyweye amavuta ya mogasi. Hari mavuta ukwiye kujya mu modoka yawe nimba ugiye kumenesha. Kumbe muri turagakweto, dore ubwibone, hari uwaje rubangura. Mama we, uyu mugabo ni icyamamare koko. Umugabo yaje hano, bimeze bite? Uyu mugabo baramuzi, nimba utamuzi ni ikibazo. Uyu mugabo ni icyamamare yaje hano. Ese uyu mugabo kingurano uyu yinjiramo hano, bimeze bite rero? Maze guki shiramo hano ahita boss mayange mba nakoze. Mbe wa mugabo nawe ni ipampe, we ashinzwe guhiga abantu bose bafite imbaraga zidasanzwe. Boss kukinga ikirahure se utamaye. Katururi yahise amwohereza ku yindi misiyo. Bimeze biti ibyo byarabaye. Kumbe metero inzovu hamwe twasize bamukubita, hari uwakandagiye gutyo. Turi gikandagizo, turi gikandagizo. Yewe gadora karenge k'ubwenge we. Kakarenge kamaze gutwara metero inzovu, kakarenge keza nk'akutumisi kaje hano n'ahandi wa mupfumu ari. Kakarenge keza rwose katagira uko gasa, kikorera na wa mupfumu. Ese uyu ninde nyiri igikandagizo cye utwaye metero inzovu aho yari yaguye agatwara na wa mupfumu? Uyu mupfumu connection yiri hagati na metero inzovu ihuriye he? Bahuriye he? Metero inzovu mukubise uyu mugabo twabonye niwe yikubita hasi. Uyu amaze kurangiza umubyizi banamuhembye. Ni Katabirora yaje hakunino. Katabirora ushatse kubina bamwita ngo Gatabi. Katabirora yaje hano bamuhembye, yahise aza kugira gute? Kubaka umubiri. Umubiri ukenera ibiwubaka. Kagabo nakagumi iyo kagenda gahekenya amenyo kuri Adidas. Umugabo yarababaye, rigara abantu baba barababajwe, hari nabibabaje. Umugabo yarababajwe hakunino. Bimeze biti ahari niho na cya kivejuru kiri, cya kivejuru. Ku isi ko mbona se hari abana bateye nk'ibisaha. Orasarira muri Afurika mu gihe twe turi kuyisaza tu. Umupampe niko yamubwiye. Kumbe tuvuye hariya tugaruke hakunino, barakwereka undi mujangweri uri hano. Ntago tumuzi, ndagira mukurikire filime. Ari hano
wa mwana twabonye yiba umusatsi wa shitani yaje hano mwana mutwe mwana uri hano arabangutse gasikiri bano baje kwifata neza kivejuru ntabwo kizi by'ibiryo menye iwabo batarya bafite ibindi bibatunze kivejuru bese ibi ni ibiki kumbe n'udutunga ngegera pe umva kugira ngo usaze Afurika bisaba kuba wanariye iyo utariye usarira muri Afurika aho bari niho n'uyari hari misiyo yindi bamuhaye agapfunyika uyu kugira gutya ni ikivejuru kuryaho barakwereka wa mwana umaze gukubita umuntu gasikiri yaje hano nta jambo aravuga amaze kwiba umusatsi wa shitani kubita gutyo mva umugabo yasinziriye amwambura impeta atwaye umusatsi wa shitani hari n'undi mugabo yaje kwambura impeta uriya mwana bijyanye hehe tuvuye hakurikiriya tuze hakurino nakubwiye ngo iyi metere nzovu episode niri gutegura izindi episode 5 tumaze iminsi dushutinga none Afurika izasara koko ahiye koko uyu kurya yumvishe bibishye wa mukinga we bano batangiye gukina uyu ari hano akura y'agapfunyika aribe misiyo bamuhaye niyo guhiga ndi uyu nawe atera uririndazi menye ziko hano ku isi abantu batera n'amandazi uwo bateye ni mubi hakurino ari washe yazanye metero nzovu aragenda azana na wa mugabo wamukira rugendo w'imasisi metero nzovu bamukubisibuye mu gihorihori agwa punch uri kubazana afite akarenge keza koko ayiye koko uyu ari hano katurori abajinga banyanduza amutubabarire grand frère mutubabarire uyu muntu turi kumwe ndabababari nukuri grand frère uyu turi kumwe yasariye muri Afurika tukindi ntabwo turi kuna bareba bacao ikivejuru umupampe katabirora bano bamaze gucaho uyahita mwiba kamushikari n'igisamba ariye mu bukwe uretse urebe kurya mu bukwe nuko urya iby'ubuntu urebe yaramurangaje ahita amanukana kamushikaki ahita yimanukira icyamamare ariye mu bukwe katabirora kuri iyo misiyo bamuhaye abantu agomba guhiga kumbe bamutumye ikivejuru yarebye ikivejuru bano sibo basohotse hano mu kanyara bamutumye cya kivejuru bimeze bite uyakorera ikigo gishinzwe guhiga abantu bafite imbaraga zidasanzwe bari kuri iyi si saa moya zuzuye ububazanye saa moya yabaye saa moya koko urebe saa moya zuzuye ububazanye niyo saha bamuhaye bimeze bite mbega ni nko kubabwira ati bajye gufunga batugezeho mbibutse mukomeze kwirinda korona mu nsheri mutaha kare katurori uyahita avayo arababonye bamutumye abantu bafite imbaraga zidasanzwe wakwiye kubakusanya akabashyira icyo kigo ikigo cy'igihugu gishinzwe gukurikirana abantu bafite imbaraga zidasanzwe nuko mbihishemo nanjye banzana uyu arabakurikira katabirora saza Afurika wa mwana maze kwiba ya misatsi akibana ya mete yagarutse kuriba hamwe metero inzovu bamukubisa aramubura gasikiri yarahageze abura metero inzovu aba bari mu nzira bagenda ndagira gukurikira filime ninde watwaye sasu yarabahamagaye abasura bizi ntago ari ugupfa kwataka abantu buriya abasura bizi uwabaha amafaranga mukajya kunkubitira bari abagabo tumutimbure mwe mu mutimbure yembaho amafaranga igice cya miliyoni katururi bana baragiye ntago ari ugupfa kwataka abantu twigarukire kuri uyu umwana yaje yamwe yasize metero inzovu aramubura maze kubura metero inzovu uyu mwana akorera ndi uyu mwana arashaka iki nakubwiye ngo iyi episode nitegura episode zigiye gusohokera rimwe ari 5 harahiye koko arangije agufatira imyuko ya metero inzovu iyi myuko yavuye ku wundi mubumbe iyi myuko irimo imbaraga zidasanzwe wibuke imyuko niyo metero inzovu yicisha amagini umwana agufatira ya myuko yitonze ndagira ngo ukurikire filime uyu mwana akorana nandi ari ku myuko ya metero inzovu ari ku meta yatse umujangweri bano bari kugenda hari ababateze ababishyuwe
aba bishyuwe uwo bayobeyeho ntibamuzi abantu bajya bayoba bayobye ni nk'abantu bajya bamenyera roki baba bayobye koko uyaza kwicara uriya ndamuzi arabifasha papa cyangwa se nkubaturutse hehe koko izi saha ikindi cyamamare kinjiye muri studio Katururi uyarabifasha bayobye babishyuye urabe rimwe buratse kaza Afurika uyarabareba mwiyahuye tu iki ni ikivejuru noneho bagikubise n'icyangwe mwana ikivejuru ifite uburyo kibangutsemo ikivejuru gasikikiri n'imyuko aza hano yazanye ya myuko ya metero inzovu hano ndagira ngo ukurikire filime afite umusatsi wa shitani arangisha abishyira hano kumba habisize ibyo byose azanye wa musatsi nyiri kirenge cye wa muntu ufite akarenge keza dora akarenge arangisha caho byose hano buratse kivejuru kirakubitwa bano nabarara baba bagomba kurya tsibu baratsibuye koko akurino ayiye koko nabivuga hahiye koko akunino harahayi koko hano uri kwakiriza umuriro wa mugabo nyirakarenge ke uyu mugabo ntago tubuzi yafashe wa musatsi wa shitana unaga mu cyungu kirimo umuriro arafati Kaboy arabireba Kaboy mugabo arangije nyirakarenge ke banza amaze gushyiramo ya meta kizeho umusatsi wa shitani arabanza kururisa abakurambere arabanziye aravanga sinzi ibyo ari kuvanga n'ibiki ndagira ukurikira filime akabinda arakamena amaze gusomaho amagarisa abakurambere uyu mugabo nyirakarenge ke ninde bimeze bite nakubwiye ngo hagiye gushya koko arongera amenamo ibindi vangamo n'ibindi arayiye koko ahiye koko akunino Katurare buratse kiki kagabo karabangutse koko mugabo gwe kagabo uyarabireba ariko bano bantu batwatatse batumwe nande uyu mugabo aracenga kureba abona katabirora uriya siyo wadutumyeho abantu Katururi yarongera afata hano ku nzuzi akururiza abakurambere aramedita arazikurura Katururi do kuramo inzuzi da ya meta kuyishyiramo biranga shyiramo ya meta kuyambara metira mukaraga ifite ibaraga bidasanzwe agifata ya meta haje ibaraga bidasanzwe wa mukerarugendo w'imasisi arakanguka byatungo papa cyangwa yahaye Kimenyi byari riri aho hafi mbega saza Afurika ubu Kimenyi arasabwa koroza abandi kiki kivejuru kiri hano n'igisanzwe mama we Katururi tugomba kurya bari bakwiye kurya nyiri kirenge cye uyu mugabo ntago tumuzi yaje aterura metero inzovu yari yakubitiwe aterura umukerarugendo w'imasisi yabazanye hano arabanza asoma ku ntango arabacira Kaboy arimanukira koko Kaboy wabo uyashana kora kuri metero inzovu mukora ku mutima wa metero inzovu wari wahagaze
arawushitura. Hey! Maze kumushitura abanza umugabo urambikaho ibiganza. Bya bintu byo kurambikaho ibiganza kumbe ni hano byaturutse we. Yewe ga yewe. Buratse do. South Africa. Gwe do. Kick. Hey. Mugabo arabangutse. Nyirakarengeke yaje hano. Kumbe metero inzovu bamaze kumushitura usumuzuye ntabwo tumuzi. Mama we yagarutse acanye ku maso. Urabona imbaraga metero inzovu agarukanye yagarutse acanye ku maso. Nyiri kirenge cye nindi reka uzurebe noneho ngo metero inzovu arasaza Afurika afite umupampe. Uyu mugabo yemera metero inzovu kuva kera. Mwakira imyuko mwarazwe n'abakurambere. Intare y'umujyi bayisubije imyuko yayo. Uretse uzurebe ngo Afurika igiye gusara noneho. Bimeze bite? Kumbe ninde ubasuye? Wa musore umujangweri mbona bita burya afite ibibaraga bidasa. Mvumutono. Intare y'umujyi yaratonomye. Nyagasani. Mbona bihita burya afite ibibaraga bidasanzwe. Menya ariyo mpamvu n'ibivejuru byose bije biba bimushaka. Nakubwiye ngo inyuma do go. Utazacikwa na episode y'ubutaha ndetse zizazira rimwe ari 5 noneho tujye twasariza Afurika rimwe. Yari Rock nk'ibisanzwe. Ciao. Dore inkuru nziza mbazaniye. Waba warihebye cyangwa wiheza mu bandi kubera ikirere ngo wazanye uruhara kandi ukiri muto ngo ntabwo uri bogari nk'abandi bana cyangwa urabyibushye ku buryo wumva utewe ipfunwe nabyo, igisubizo cyabonetse. Gana Moses umuhungu w'Abanyarwanda agufite amaproteine kubifuza kuganguza bakamubogari cyangwa ababonsa b'umwuga. Agufite imiti y'abasore bifuza kugira ubwanwa bwiza bumwe bita ikiroso kandi mu gihe gito cyane. Akarusho rero n'aba bandi bafite uruhara yaba izabukuru cyangwa ikibazo cy'uruhu yakuzaniye imiti mpuzamahanga ikangura uturemangingo ukongera nawe ukagira umusatsi kandi mwiza. Dore noneho akaroso kabuhariwe kagenewe gukangura uturemangingo. Wowe wizuyaza hamagara Dr. Moses umuhungu w'Abanyarwanda maze ibindi uzabumbwira. Muhamagare kuri 0783 65 35 06. Ntugire ikibazo twanagusangisha imiti aho uri hose utiriwe wivuna. Dr. Moses, icyizere cy'ubwanwa bw'ejo hazaza. Ariko senti nawe ujye ushyira mu gaciro bariya abantu ubona hari icyo bakurusha uzirivanse ufite byonyine nkwicariye rimwe usibye guhita uturika. nshaka ko dusomana gusa. Shogosha tujyanye twe kubikora ko nene icyo nshaka uzambo. Rupita washyanoze ko mbanye Las Vegas. Ngengana nawe. Ariko warasaze. Amabuno yanjye ahubwo niba uzi ubwenge n'uzajya ubona amabuno yanjye ugiye yabona nka grenade 30 zigiye guturika. Nzagutsinda ngaho bibone cyangwa nzakuniga bakumba. Twicana siki. Bamubwire washyano. Ariko tuvuga ibintu dusubira ibintu. Uwo muhungu gisina mukuyana. Guhera kwa kangaye bamukubaza niba arimo hano yaturumutse agatayi wa. Undi mbansize nkukorera amabara handi uzajya ureba ukavuga uriya mukobwa ndamubashye. Peter yerutse kumamagara sheri. Ngo nde?